ntabwo munyumva mwese umuriro se twaravukanye wagiye ariko ngo wagiye nari umwuka w'ubukozi ugiye gushyiramo imyuka tugize amahirwe abo mu gikari wagira ngo bari bavuganye n'umubyeyi mukuru kuko nta famiye nari mfite n'igihugu ntabwo cyari kinzi kimenya ubu nari kureka abana banjye bakikorera amakara ubwo nuko mbisobanuye mumumera amashyi ariko ikigwari ni umugabo cyangwa umudamu wananiwe gusohoza ibyo ashinzwe gukora habagayo guhiga noneho bakareba bakavuga abo batware babandi navuze umuntu twavuganaga araha ariko ntabwo akibuka ikintu navuze mbere. Hari icyo wibuka mama? Abakoze neza. Habagayo guhemba abagize bate? Abakoze neza ndetse n'ibigwari bikagira bite? Bikagawa. Muzarebe ingabo z'u Rwanda murazizi. Ingabo z'u Rwanda hari igihe bwari. Sibyo? Ubwo ni igihe cya mbere y'iki? Y'ubukoroni. Igihe cyami. Sibyo? Umuganura wabaga ari imwe mu ndangagaciro zigize abanyarwanda. Z'abanyarwanda babaga bafite. Yigishaga ubumwe mu banyarwanda, yigishaga umurimo mu banyarwanda, yigishaga gufatanya mu banyarwanda. Ibyo byose ubikubiye hamwe byatumaga bagera ku ntego. U Rwanda ruba igihugu gikomeye mu karere kose. Sibyo? Icyo ni igihe cya mbere y'ubukoroni. Reka hakuzira abagabo bakasamutwe rero bitwa Ababiligi. Ababiligi baraza bakajya batandukanya umwana na nyina, bagatanya umugabo n'umugore, batandukanya umwami n'abaturage. Murabizi? Abaturage b'u Rwanda bakundaga umwami wabo. Byari biteye ubwoba. Kandi hatitawe ngo umuntu akomoka he cyangwa umuntu akomoka he. Abaturage b'u Rwanda bakundaga umwami ku rwego rudasanzwe. Abakoroni babanje mu Rwanda murabazi. Amateka buriya tujye tuyasoma. Kuko utazi ahava ntamenye na hehe. So amateka mujye muyasoma. Ntago ari ay'abantu bajya mu ishuri gusa cyangwa mujye mushyiraho ka YouTube muyumve. Sibyo? U Rwanda ruragutse ruvuye i Gasabo rugeze ahitwa za Masisi na hehe. Ruragiye rugera za Masaka na Rwanda Rwera. Ruragiye rugiye za Ngara muri Tanzania. Rugiye rurambutse za Kibitoki mu Burundi. Rurakomeje rubaye igihugu kidasanzwe. Hanyuma imico n'imihango myiza irimakaza ubumwe kandi no gufatanya bituma bagira ingufu. Umubirigi umukoroni wa mbere ni Umudage niwe waje hano. Araza azi icyambere ari ukugira ngo atatanye abanyarwanda abashe kubayobora. Kuko baraje bakandiraho bwa mbere y'igihumbi kimwe 1930 baraza bakandiraho bashaka gutanya abanyarwanda biranga
biranga barabona baravuga bati iki gihugu ntabwo twakigerezaho, bohereza abamisiyoneri. Misiyoneri murabazi, baza kubigira structure cyangwa se imibereho y'abanyarwanda, biga umuco w'abanyarwanda kuko hari harimo gusenga cyane. Abanyarwanda bakunda Imana, no kuva kera ku gihe cy'abami bakundaga Imana. Baranavugaga ngo ni naho havuye imvugo ivuga ngo Imana yirirwa he? Yirirwa ahandi igataha mu Rwanda. Hari aho yageze ntiyaharara ntiyanahataha, u Rwanda rusigara. Murahaza aho hantu? Hari aho byageze Imana ntiyataha ngo izi harare, ntiyanahirirwa byibuze ngo igende yahiriwe. Igihe cya Jenoside murakizi, aho niho twabuze Imana. Twabuze Imana ahantu hatari Imana, mwa bantu, ahantu hatari Imana ibibazo biraza, sibyo? Abakoroni simbavugaho cyane, bo batumennye umutwe, baratuzonga, badutatanyiriza ibyacu, barabivuyanga, simbatindaho rwose, bariya nabo kwihorera gusa. Baraje basanga umuganura ni ibintu bihuza abanyarwanda, kandi bo misiyo yabo yari iyo gutanya iki? Gutanya abanyarwanda kugira ngo bashobore kugira gute? Kubayobora. Abantu bize history murabyibuka, batwigisha ibintu byitwa direct rule cyangwa se indirect rule. Diviser pour quoi? Pour régner. Ibyo bintu murabyibuka. Abazungu iyo bazaga bagasanga mufite ubumwe muri abene gihugu, bakoraga amayeri ashoboka yose kugira ngo babatatanye, bakazana utuntu tw'uduturiki bashobora gukora kugira ngo babatatanye, mutangire mwebwe hagati yanyu kurwana no kutumvikana, babone inzira yo kubayobora. Niko babikoraga. Baraje basanga twifitiye umuco w'umuganura, bawukuraho. Turumvikana? Ariko hari umukoroni w'Umudage wa mbere waje mu Rwanda. Hari umuntu waba umuzi? Umukoroni w'Umudage wa mbere, hari urimo kuvuga? Von Gotzen? Ntabwo ari Von Gotzen wabanje mu Rwanda. Oscar Bomar. Hari abantu badasoma, ariko abantu bamenya abo bakoroni. Mumbankomere mu mashyi, muhaguruke mujye ejuru babarebe. Ntabwo ari abantu bakuze cyane, urabona ari abantu bashaje se? Haguruka amutwara mu bimurimbura, siko bimeze? Abo bantu nk'uko mubavuze, Von Gotzen na Pascal Bomar, baraza bariga batwara raporo iwabo, sibyo? Batwara raporo iwabo kuko abazungu ntago burya bajya bapfa guhubuka ngo bakore ikintu atabanje gukora recherche cyangwa atabanje gukora research ngo amenye uburyo icyo kintu azagitangira. Bagira amafezi, bagira icyitwa phases. Hari phase ya mbere, phase ya kabiri, ashobora no kubyita amafezi y'ukuntu azagera ku ntego ze, ibyiciro bizacamo kugira ngo agere ku ntego ze. Phase yabo ya mbere rero kwari ukohereza abatasi, sibyo? Abantu bitwa explorers mu Cyongereza, mu Gifaransa sinzi uko babyita. Abo ngabo. Noneho nyuma hakurikira bitwa abamisiyoneri, missionaries, babagabo b'amakanzu maremare bagenda biyorobetse, bigize nk'aho ari utuntu rwose tutumarayika ku isi. Abo
baraza biga imibereho yacu. Niba asanze urya ibirayi nawe aricara mugasangira kugira ngo umwibonemo, sibyo? Iyo aje agasanga mu muco, ubwo mu muco w'iwabo ntabwo baba babizi, ariko kugira ngo umwibonemo agerageza uko ashoboye agaca bugufi. Niba wicara ku musambi aricara kuba akabero nk'aho ari ibintu bye, musangire. Urumva? Ni abantu b'abanyabwenge cyane. Ibyo barabikora. Umuganura wacu barawuca. Muranyumva? Umuganura ugira ute? Uracika. Muzi igihe ubwigenge u Rwanda igihe rwaboneye ubwigenge? Mama tubwire, u Rwanda rwabonye ubwigenge ryari? Uyu mubyeyi ngo ntabyo azi. Tujya twizihiza ubwigenge ariko ntabyo azi. 1960 na kangahe? Na kabiri. Mu kwezi kwa kangahe? Kwa karindwi. Aha. Itubonye ubwigenge. U Rwanda ntirwiyoboye. Ariko nanone abazungu ntabwo bigeze bakuramo akarenge kabo da. Abayobozi bacu bakomeje kugendera ku mabwiriza yabo. Sibyo? Repubulika ya mbere mu Rwanda yari iyande? Mama tubwire. Repubulika ya mbere mu Rwanda yayobowe nande? Hari umubyeyi hano mbonye umanitse akaboko. Tubwire mama. Tumenye ko mbonye umutwa. Repubulika ya mbere yayobowe na Mbonye umutwa, niwe waje nyuma y'uwitwa Gitera. Yaje asa nkaho barangije amatora, sibyo? Gitera yabaye asa nk'uyoboye inzibacyuho, hanyuma Mbonye umutwa bari we ukaba, sibyo? Nyuma haje repubulika y'umugabo witwa Kayibanda. Gerigware yaje guterwa kudeta mu kuhe kwezi, mu wuhe mwaka? Na Habyarimana. Tariki ya 5 Nyakanga mu wuhe mwaka? 73. Abo bose ntago bigeze biyobora, bagiye bayoborwa n'amarangamutima y'abazungu, kuko abazungu nibo babahaga umurongo ngenderwaho w'ukuntu bayobora igihugu. Umuntu uguhaye amabwiriza yakubwiye ngo wanga uriya muntu urabyemera, kuko nta bushobozi uba wifitiye. Siko bimeze? Aha. Umuganura nyuma y'ubwigenge, umuganura wasubiyeho, ariko ntuhabwe agaciro, bigakorwa mu miryango. Imiryango gusa, abantu bakisangirira kubera ko ari umuco baheruka kera, ariko ntibyabaga ari ibintu bihawe agaciro n'igihugu. Siko bimeze? Umuganura ugenda ucika intege, ari nako bica intege imibanire y'Abanyarwanda. Kuko iyo nicaranye nawe tugasangira, abantu banywa agacupa murabizi, abantu banywa agacupa, uwo muntu ukuzirikana akakugurira icupa, uwo muntu murumvikana, murahuza cyane. Hari umuntu unywa agacupa hano ra atubwire? Hari usomaho? Hano hari umuntu usomaho? Manika akaboko. Nawe urayinywa, ngaha tubwire, tubwire uko bijya bigenda. Iyo uguriye umuntu icupa, murabana mu bishuti, ariko iyo ntayo umuguriye murangana. Mwabyumvise?
umuganura kubera ko urimo izo ndangagaciro zo gusangira, abanyarwanda babaga bunze ubumwe. Kandi iyo umunyarwanda mwasangiye, iyo yabaga aguhamagaye ati ngwino umpe umuganda, sibyo, ngwino ni ubudehe harya, umpe ubudehe. Ubudehe murabuzi? Ubudehe murabuzi? Si uguhingirana se? Aha, guhingirana iyo mwabaga mwasangiye igihe cy'umuganura, iyo akubwiye ati ngwino nanjye umfashe, mwarahingaga mugahingirana, mugafatanya, mukazasarura byinshi. Siko bimeze? Mwasaruraga byinshi kubera ko mwabaga mwarahuje imbaraga, sibyo? Iyo yakubwira ati ngwino nyamuneka inzu igiye kungwaho, ibyawe warabirekaga ukajya kumuha umuganda, sibyo? Umuganda dukora wa buri nyuma y'cyumweru cya nyuma cy'ukwezi, naho bikomoka ku muganda. Gufatanya byabaga biri mu rwego rwo guhana imbaraga kugira ngo mwubake ikintu, sibyo? Sibyo? Ibyo byatumaga abantu bagira bate? Uhora uri inshuti yanjye, ku buryo ntawe ashobora gutera aturutse iwanjye, cyangwa ngo nawe aturuka aturutse iwawe. Byungaga ubumwe mu banyarwanda, byabigishaga umurimo mu banyarwanda, byabigishaga gufatanya, byabigishaga kwigira, sibyo? Hanyuma rero umuganura muri ariya marepubulika yose, kubera ko igihugu kitawushyizemo imbaraga, mwabonye ibyagiye biza uko byagiye biza. Iyo umuntu mutanywanye, mutasangiye, umuntu akubwira ngo genda umukubite umwice, uwo muntu nta kintu uba umwiguyeho rwose, sibyo? Ariko umuntu wakuguriye agacupa, nk'ubu bakambwira ngo genda, reka nitangeho urugero, mbana n'abayobozi kandi nanjye ndi umuyobozi, sibyo? Uyu mugabo Asiyeri turakorana, siko bimeze? Tuba turi kumwe. Ubu ntureba n'umuganura w'uyu munsi, tumaze iminsi tudasinzira dutekereza umuganura, tuba turi kumwe, sibyo? Hari naho tugera tugasangira, hari naho Asiyeri ageraho agasangira na Deni, hari aho bagera bakicara bagahuza ibitekerezo, bagakora ikintu kimwe nk'iki mwabonye. Ubu hari umuntu watera aturutse kwa Asiyeri, amakuru Asiyeri ayazi, agatera Deni? Ntabwo byakunda, kubera ko barabana, baranywana, barasangira, sibyo? Nuko umuganura wari wubatse, wafataga ibitekerezo by'abanyarwanda ukabyohereza mu kubana no kunga ubumwe, sibyo? Kera twebwe navukiye mu buhunzi, data yagiye ari akana gato k'imyaka 4, ariko kubera bajyanye wa muco w'ubumwe, iyo umunyamahanga yagiraga icyo agakora ku munyarwanda, twebwe turi abanyeshuri turabyibuka, twabaga turi bake mu banyamahanga benshi, ariko uwakoraga ku munyarwanda yabaga agiye kuribwa n'imbwa, twamuteraniragaho, sibyo? Ni wa muco bakora hehe? Mu Rwanda. Ndibuka ko hari igihe ababyeyi bacu bakiri abasore bigeze gukubita abanyankore, barabimura babakuraho ngo batako gace ni akacu nk'abanyarwanda. Abanyankore barahunga baragenda. Byabaga ari ubumwe rero. Iyo ubumwe bwanze, ari nacyo cyatumye ibibazo bivuka mu Rwanda, muzi aho byatugejeje, sibyo? Hari umuntu ngiye kubaza ikibazo. Twavuze ku bagabo babiri, ku bihugu bibiri.
byakoroneje u Rwanda, kandi icyaje mbere ni iki? Icyaje mbere ni iki? Mu bihugu bibiri, ndashaka umuntu amanika agatoki, mu bihugu bibiri, ariko njye nditoranyiriza abaje gukoloniza u Rwanda, igihugu cya mbere cyaje mbere ni iki? Genda toranya. Ntabwo twaje kwicara twese nk'abarimo kumva gatigisimu cyangwa se kumva swala. Ni swala harya? Ahubwo twaje kuganira. Tubwire wa mukobwa. Umukobwa wawe ntabyo azi. Ubu se ntiyicaye hagati muri twera? Ngo nibwo akiza, ngo nibwo akigera hano. Uyu muntu yicaye ku ntebe z'imbere, yaje atinze. Ahubwo yaje kare. Ariko witekereza ibyo mu rugo. Twaje kwiga amateka, sibyo? Reka twumve amateka yacu aho twerekeza. Siko bimeze? Umwami w'u Rwanda wahanze u Rwanda agatuma igihugu cyaguka, n'abaje bamukurikira baje bubakira kuri iyo ngiro ye. Uwo mwami natangiye muvuga, ndagira ngo ntomboze umuntu atubwire. Mama, tubwire. Habyarimana na Kagame ni abami mwokagira Imana? Tubwire sister, tubwire umwami nahereyeho mvuga waguye u Rwanda, aruhereye i Gasabo hariya. Urumva ngo ntabwo amuzi? Hari umwibuka? Umwami wakoze iki? Wahanze u Rwanda yitwa nde? Ni Rwabugiri niwe waguye u Rwanda arugeza. Ikimbabaza ni iki? Ni uko abazungu barugize akadomo, nicyo kimbabaza. Uwo mwami ni wera? Ni Rwabugiri koko? Tubwire mama, tubwire rwose. Gihanga Ngomijana. Ni Gihanga nde? Ngomijana niwe wahanze u Rwanda, sibyo? Uwo mwami muzi impamvu? So twisubirire ku muganura. Bwa bumwe bumaze gusenyuka bwashenywe nande? Bwashenywe n'abakoroni. Nibo baje baca imihango y'Abanyarwanda myinshi, barayisenya bayikuraho. Bohereje abantu, murabazi, nabababwiye. Hari abantu bagiye boherezwa n'abo bazungu kugira ngo baze kubatatira gahunda zabo ukuntu zizagenda, sibyo? Abo bantu ni abahe? Uyu mukobwa nyawo nababivuze ahari, ngaho tubwire. Uyu mukobwa byose ibyo navuze nta na kimwe azi rwose. Abo bantu bazaga gutata ngo barebe imico ya buri gihugu uko Afurika, ariko ibintu byose tuba turimo biba bifite isoko ku gihe cya kera, ari nacyo twigira amateka. Hari ushaka kugira icyo abwira? Wisubiyeho, ngaho tubwire. Ababirigi. Ababirigi nibo bakoze iki? Sibyo? Missionaries bazaga bambaye amakanzu maremare, kabitwa explorers, abavumbuzi, sibyo? Abantu bavumbura. Mujya mwumva ikiyaga kiba Uganda cyitwa Victoria? Victoria si umwamikazi w'Abongereza?
ni ukuvuga ngo yamwumva ikiyaga kiba gitandukanya Uganda na Kongo Kinshasa, sibyo? Iyi mu burasirazuba cyitwa ibyo biyaga nta handi wabisanga mu Burayi. Ni ibiyaga byiza, abo ba explorers barazaga bamara kubivumbura bagahita cyitirira umuntu ukomeye iwabo. Baraje batura he? Abatuzi Save, ariko bitwarira umuriro mu mufuka, bitwarira ibiryo mu mufuka Save, sibyo? Abo ngabo baje ari abaguka bagera za Nyundo, batangira kumwanga n'umugore we atandukana we gutyo, sibyo? Bamutanya n'abana kubera ko umwami ibyo. Iyo mikorere mwicaye umwanya munini. Hari ijambo His Excellence Paul Kagame bakiri mu ishyamba, sibyo? Njya nkabona kuri gore ku ngufu zirimo kwiba, zirimo urwango ku buryo nta muntu witwa runaka wazijoyininga ngo bakorane. Ese mwebwe nimukora nk'uko muzaba mutandukaniye hehe nabo? Rero RPF Inkotanyi ni umusinge cyangwa ni fondasiyo yo kubaka ibyasenyutse, yo guhuza abanyarwanda, sibyo? Impamvu mbivuze muhagaze nuko ako kantu ariko tugishingiyeho na n'uyu munsi. Duhuze ibitekerezo, waba uri mugufi, waba uri muremure, waba uri uko waba ureshya, uko waba usa, duhure, dufate icyemezo cyo kubaka igihugu turi bamwe, turi hamwe. Ntabyo kuvuga umuhutu, umututsi, umutwa. Nimwiyicarire bantu b'Imana. Wenda singiye kubagora. Ubundi muri sosiyete nyarwanda kera mbere y'ubukoroni, sosiyete y'abanyarwanda yari iri mu byiciro bitatu mu rwego rw'ubukungu, sibyo? Mu rwego rw'imibereho. Urumva? Iyo wabaga utunze nk'eshanu muri sosiyete y'abanyarwanda witwaga umututsi, sibyo? Iyo izo nk'eshanu zagushiragaho witwaga umuhutu. Iyo washoboraga gukora cyane ukazibona bavuga ko wihutuye. Iyo mvuga ntimuyizi, kwihutura ntimubizi, iyo mvuga ntabwo ari jye uyizanye. Ngo wabaga ugize ute? Wabaga wihutuye, kuko uba uvuye ku rwego ugeze ku rundi. No muri iyi minsi mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo wabaga uri umukene ugakora cyane ukagira icyo wigezaho, witwa iki? Witwa umukire. Baratangira bavuga ngo runaka se, namwe murabizi amagambo avuga. Ariko iyo wari umukire ibintu bikanga, ukikubita hasi ibintu bikanga, nta n'undi muntu wongera kuvugana nawe, uhinduka umukene. Nibwo bwari uburyo bwo gucamo ibice society y'abanyarwanda, ibyiciro. Ntabwo ari ibice, ibyiciro by'imibereho y'abanyarwanda. Mu cyongereza babyita economic classes, socio economic classes. So kabaha bakagira icyo bamuha, sibyo? Uwo muntu yabaga ari umutindi, sibyo? Nibyo byari ibyiciro by'imibereho y'abanyarwanda. Kandi ibyo uwabaga kirimo nta kibazo yabaga bifite, kuko nta wabaga yabimuteye. Byose bigafatanyiriza kugira ngo bibanishe abanyarwanda. Hanyuma rero reka hakuzira abagabo bitwa Ababiligi, sibyo?
muze kureba uburyo hano twiga abanyeshuri mu ishuri, ukuntu abanyeshuri batsindwa. Ubu hari umuntu undi butungure hamubaza ikibazo muri ibi. ni 27. 27 muramiranya nawe? Ubwoko bw'abanyarwanda ni bungahe? Hari undi ufite igitekerezo gitandukanye n'icyo? Ubwoko bw'abanyarwanda, abanyarwanda bagira amoko 18 ntajya arengaho, sibyo? Kandi mu byiciro byose by'abanyarwanda ubusangamo, siko bimeze ra? Hari umuntu wakwihanaza aho ati ubwoko bw'iwacu ni abahutu? Mu byiciro by'abanyarwanda byose nk'uko nabivuze bitatu, abahutu, abatutsi, abatwa, ubwo bwoko hose ubusangayo, siko bimeze? So ababirigi rero baraje baratubeshya, batubwira yuko abahutu n'abatutsi ari ubwoko, kandi ari bya byiciro by'iki by'abanyarwanda babagamo, sibyo? Abawaro n'abafurama mu Bubirigi bahora bahanganye, iyo ahabaye amatora induru zira bya bice bibiri, sibyo? Barabanza bafite trike nyinshi, barabanza bafata abatutsi babazamura hejuru, babita ko aribo bantu bazi ubwenge kurusha abandi, bigisha abana babo, bakajya banabivuga ku madisikuru yuko umututsi ari uzi ubwenge, sibyo? Ndetse bakagira n'amagambo bavuga ko umuhutu nta bwenge agira, sibyo? Yuko atashobora kuyobora. Murabyumva? Birangiye umututsi n'umuhutu bahora batangira guhangana, sibyo? Umuganura nyuma ya jenoside, igihugu kimaze kubona ko ari iby'ingenzi kongera kubanisha abanyarwanda, ko ari isoko y'ubumwe. Muzi insanganyamatsiko uko ivuga? Umuganura, soko y'ubumwe n'ishingiro y'iki? Ryo kwigira, sibyo? Ibyo byose umuganura wamaze kubona ubwiza bwawo, leta irongera iwuha agaciro, iwuha ikiruhuko. Abantu barababwira ngo nimuganuze, nimuganure, muganuze, tuganuzanye, sibyo? Tuganuzanye. Ariko ndeka mbabaza ikibazo, ubu ko turi mu gihe cy'umuganura, witeguye kuba hari icyo wanganuza wowe? Dukavuga ibintu ngo tubigire nka ntuza, ariko hari icyo ubu ngubu nkubwiye nti nyamuneka nganuza, hari icyo wanganuza? Buri muntu wese akibaza ikibazo anisubize. Leta rero imaze kubona yuko ari ngombwa, isubizaho umuganura, iwuha ingufu, ishyiraho ikiruhuko, murabizi, kugira ngo wa muco wa wundi tuvoma hehe muri ba sogokuruza bacu ukomere, ari nabyo shingiro ry'ubumwe, byigisha abantu umurimo, byigisha abantu kwigira, bikomeze bituyobore, bibe isoko y'iterambere ry'igihugu cyacu. Twaganiriye neza? Twaganiriye neza? Ko mutampaye amashyi? Yewe ndashoje. Impundu ziri hehe ko ntazumva? Ikiganiro rero kirangiriye aha, murakoze murakarama. Rwanda hari abarimu 25,000 batize ubwarimu. Ibyo bintu warubize? Usome kugiye urebe. 25,000 batize ubwarimu kandi bigisha. Uyu mugabo ntakwiye amashyi. Uzi ko yiremye mu ubwarimu bikaba byaramuhiriye. Mu by'ukuri iteka ahantu duteraniye, ahantu duhuriye mu kiganiro, Bwana Gashaija ndamushimira, ni profeseri rwose. Abo twita ba profeseri
kuko mwabonye ko adasoma kandi yasomaga jewe ngendana na telefone ndi kumwe n'uyu muyobozi nahaguruke nawe musuze yaje nyuma twamaze gupresenta kandi nawe n'umuyobozi muzi neza ko ahagarariye abaturage yitwa Gitenge Selemani ashinzwe umutekano muri Ramiro. Burya rero umuntu ushinzwe umutekano mw'abantu mwe mujye mumugeraho mutekereze kabiri ngo abashinzwe abantu ni iki kintu abantu n'ibintu byabo urumva uwo mutwe wabaye ibintu bawikoreye niyo mpamvu rero nta musiri inyuma ngomba kumubereka nk'uko mfite gahunda uburo gahunda ikurikiyeho ni ya DJ wateguye ntiwateguye amafoto aracicikana cyangwa nta yindi byinika mvunyishe nyampinatsi nyamibwa yanyuze ijambo nkundi rugeze ijabiro cyangwa inkomere y'Rwanda murasabira duhanze buri mudukomeze maze karamena none indamutso ya twese emera mvunyishe nyampinatsi nyamibwa yanyuze ijambo nkundi rugeze ijabiro cyangwa inkomere yombi kubanamiye utikame n'umugabo karugamba ntawatagabiye subiza agatima intembero munyarwanda umfashe tumuye muri impimba y'abafozi emera mvunyishe nyampinatsi nyamibwa yanyuze ijambo nkundi rugeze ijabiro cyangwa inkomere yombi kubanamiye utikame nanone azahora kwirahira ninde utibuka imyaka twamaze ishyanga ubu twese tuganje mu batubyaye kakagama yagiye n'inyangamutsindo mbere y'akabando ibikorwa byawe bya mbere y'akabando Girinka munyarwanda wa mbere y'akabando ibikorwa byawe bya mbere y'akabando kandagira ukarabe ya mbere y'akabando ibikorwa byawe bya mbere y'akabando Kagame Paul ya mbere y'akabando ibikorwa byawe Mukura ya mbere y'akabando ibikorwa byawe bya mbere y'akabando Mituweli wacu ya mbere y'akabando ibikorwa byawe bya mbere y'akabando tuzamutora ya mbere y'akabando icyo gikorwa bagiye kudukorera basogongera batwumvire kuzo turimo kuganura mucakabogi kanyobwe we naka
ntabwo nanitse kuvuga no mu rusengero kwigisha ntabwo munyumva mwese umuriro se twaravukanye wagiye ariko ngo wagiye nari umwuka w'ubukozi ugiye gushyiramo imyuka tugize amahirwe abo mu gikari wagira ngo bari bavuganye n'umubyeyi mukuru